Wow. Bisa neza ndabambitse. Uri kwibona? Birarenze. Kwambitswe na Mourinho Smart Design. Wow, Mourinho Smart Design akorera he? Mourinho Smart Design akorera mu isoko rya Nyarugenge. Iyo uhageze, Mourinho Smart Design muba mwahuye byarangiye. Waruzi n'ikindi yambika abamama, abapapa, bagahinduka abajeni. Ubu nanjye yanyambika nkasa neza. Cyane. Ukeneye Mourinho Smart Design umubona kuri nimero za telefone, babwire 07 yego 8 yego 12 yego 71 yego 480. Ukeneye Mourinho Smart Design arahari ku bwawe. Umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delisi Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delisi Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delisi Hotel niyo nge nahisemo. Hello. Ntabwo ari umwari. Umwari mutumye ku muhanda ariko naza ndamubwira ko mwamushakaga. Sawa. Bigenze gute? Mwana yanjye. Umwari ntawe uhari. Ntabwo ari unyitabye. Ninde ukwitabye? Ndabyenza gute ariko ntacyo. Buriya baraza kumubwira ko namuhamagaye. Ahita yanyohereza wowe ubwo wegenda ujye mu rugo. Ndaza kuyagushyira kuri mobile money yawe. Ntabwo ndi buvanga hatana amafaranga. Mwana wanjye arabwirirwa se? Gusa habaye ushyira n'imiyaga koko. Umuntu w'umugabo muri iyi nzu yose wabuze amafaranga 5,000. Ntazi 5,000 niyo mvuze ko ndibiyakohereze. Nshaka mwoherereza 10 ariko. Basi bumaye make yanjye ngende. Amaki ndayakura. Gusa nta nubwo wangira impuhwe ko ntabasha kubana n'umukobwa wanjye. Ubu si yaba afite ikibazo namwe. Ndabwira n'iki ko adafite ikibazo sungu. Uri mama. Ako naratifa nabimubwiye. Uwo mukobwa ashobora kuba rwose ikibazo afite mutakizi. Ndamuzi n'umukozi wanjye. Ibyo byose ari gukora n'ibyo ari kwigira. Mwamwihoreye kweli. Ako ngiye nta mpamvu nimwe yatuma ndeka akazi ngo ngiye mu rugo kureba ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay. Nta kibazo ndaje njye. Reka ngiyo nta kibazo. Ubuse iyi nzu yose wabuzemo ni 1,000 byibura. Ubuse mu yawe ubwo 1,000 kirimo. Ngo niguriye isukari basi neza. Ega inzu n'ingimbi. Niba nta mafaranga ufite nanjye nkaba ndafite n'ibintu bisanzwe ku isi. Kuba naba ndafite amafaranga ntabwo. Buri gihe uhura n'amafaranga ufite. Kuba ko nta. Gusa umugabo. Wasanga ari mama mwari kandi nabikubwiye. Ibaza nsanze hano ugiye kwihisha. Wasubisha nazo. Ninde? Ninde? You know, ndio watu ama wibushe. Yeah. Okay. Uretse gatoya. Ese
ishema ko nibuka kumubona rero. Ahubwo bose nibajije impamvu utigeze ubimbazaho ariko ndakeka narazanye ibaruwa yarasezeye nk'uko icyo gihe uzaba uhari. Ariko byari ibintu mpfa kabisa. Ni gute umuntu asezera akazi kumamagare cyangwa umuntu ngo umubwire uti nasanye ikintu uze kukireba. Urabona izi dosiye zose ziri aha ngaha nazivamo koko utambwiye kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Niyo mistake yabayeho ariko nanagize ngo wenda ibireta wayisomye. Nise sha byagenze bite kugira ngo umugore wasezere? Akayambwiye yuko ari ubuzima bwe bwite ariko bishoboke kuba yarabonye akazi hamwe, so akaba ariyo mpamvu ifatika kuko muzi nta yindi mpamvu yatuma asezera akazi ke. Ntabwo shema nawe nimbwa kabisa. Ku buryo asezera ntamubwira ari umuntu dusanzwe tuziranye kwezi. Alright, nawe nabimenye gutyo gusa mpaye lettre ngo nyizane hano. Ntabwo nawe nyaye byarantunguye. Umwari kangufa umwa umeze neza mwicanyi we umwa umeze ute mvaho Ninde? Ninde? Rudovi. Gashamura. Yagiye nyine wanenze. Nakutenda. Ubu nyine ndakwibuka. Ariko mana yanjye we. Nagize ngo niki. Rudoviko. Teneme dese. Rudovi. Ushaka umuntu. Ubuze uyisura igitira hehera. Ikanamba. Unumvisha uvuga uyisura igitira he. Reka nari nibwo nangimara kwitera utuzi. Reka namba. Ngiye kukukiza gashamo. Aha. Ariko ndaza kuyagura ntagize. Aje rero. Gashamu. Ndakumva Rudovi. Nabundi se niteye utuzi nabundi rwose gashamura niko gashamu reka tuvuganire hanze hano nimaze kuhakarabira aranduye Gende. Thank you. Please. Oya ntabwo ndashaka. Uraze kugakunda. Trust me. Ibi ntabwo mbikunda ni byaba. Ubibwe n'iki utazi n'ikirimo. Oya nese harimo. Mbonda kumashaka. Sa bari mizi. Ngari kamwe gati. Okay. Aha. So bitume ibintu bitanarimo. Nangwa banzana gakiri. Turebe nigari. Aragira ngo ndi uya sorry ndi mubukinisha. Okay noneho hari ikintu bizashira. Kwiyenza kwawe ntabwo bijya bishira. Hari akagame nshaka kudukina.
tumeze gute nzi gukina game z'inzoka gusa ntazi nta yindi game nzi muri gatoroshi za Nokia nyereka iyo ngiri kuvuga turebe Ludo urayizi ngwiki ni bita Ludo okay kanyikwigisha uza hano sibyo nzajye ngusigira telefone ukine nta kibazo uza hano sibyo bakanda hano urabona ko hano hari computer hano hari logo wemeza hano okay nuzajye uri wenyine uzajya no kuri computer sibyo ushyiremo n'ushaka gukina babiri cyangwa bane ushaka bane naha ubwo computer zitazibe 3 nawe ariko reka nkwereka turi kumubishya tujye gukina tugajena turi babiri hano kuko ngiyewe nawe twenyine turi babiri tujye gukina turi babiri ariko dushatse twanashiraho tukakina turi babiri tukanakina na computer oya reka dukine turi babiri mbanze nkitsinde sibyo aha uhitamo akarushaka niko Rudovi utinye kwirukana umugore kwa kwanyishyura amafaranga none wananywereye nta nubwo ari njye wamwirukanye nuko nyine twagize nyine gutonganamo agahita nyine agenda ariko nawe ntiyagombaga kunyishyura amafaranga hariyo sine namusabye ajya kunyishyura umuntu w'umugabo ngende ndi umugabo wo kwishyurirwa ariko bivuga ngo kujya kwishyurira hanyuma se ugeze unyishyura nyine yari kujya anyishyura ngiye nkajya wowe wari kujya unyishyura wowe ngiye nkajya musubiza amafaranga yo yama mpamvu akomeje kunyishyuza nshyira ku nkeke none se wowe ubwawe uri umugambanyi wowe se ugeze unyishyura sinakwishyura ariko umugore wanjye yarakwishyuye umugore wawe yaranyishyuye reka tujye mu nzira urumva ikintu nanze nuko yasuzuguye ariko yasaba imbabazi rwose nta kintu byagumutwara reka nkubwire Rudovi wamba umugore nk'uwawe unsuzugura akanyishyura amadeni na konsome ese ubundi reka nkubaze reka tuvugire mu nzu ariko se maze kuhakarabira maze kuhakarabira nose umaze kuhakarabira nose wahakarabiye se haza icyuzi tugende mu nzu ariko ntarya ngo bashaka amazi yo kunywa ariko umuntu ufite icyo ukora ninjira mu nzu wabaye tuganira bitwaye ko hari akayaga ndabwo ko ushaka akayaga wenda shaka agatara tugende mu nzu ntabibonye aho uzi ngo mba mubaze ngo bibonye nabibonye ibyo bigemerera ntabwo mbikunda nyabwo nashaka kubaza ubundi ukora iki kuko mba nkubona ahangaha ukora iki mu buzima busanzwe njyewe mfite iduka urumva nambika abakobwa inkweto imyenda amavuta harimo ibintu byose mbakora rikaka mbutama akazi sawa ukaza gucuruza ibintu by'abakobwa se oya niba ari iduka ibintu birimo nkajya mbi oya ahubwo mfite imodoka sibyo ahubwo ufite permis ntayo mfite none se ahubwo wayigushakira nyine iriya modoka yanjye akaba ariwe uzajya uyitwara kuko urimo kumbwira ngo ujye gukora mu iduka gukumarana n'abakozi banjye ngewe se ntwara imodoka uzi ukuntu byakubera nyine ahubwo wowe bishushanye wicaye urumva uyitwaye nta n'umuntu urimo cyangwa se ari njyewe utwaye ngewe ntwara imodoka byaba ari byiza hari umugisha ukomeye ukuntu uri mwiza mbabwira nko mama wanyu asate mwakurikije mama wanyu mwakurikije papa wanyu aho hariya ngo umaze gukarabira mu nzu ntakarabye nuko nahise mu nzu ufite icyo tuvugisha waba ukarabye ugahita wuma gutya uzi ko wajya ngo umaze umwaka wanitse nuko nahise nihanagura ngewe reka mfite isume ufite isume ngewe mfite isume naguze mu isoko 2,000 ntabwo nambaye ibirenge nanjye ngwino tugende mu nzu ariko se waje kugura icupa waje tugenda nkakugura icupa ariko ufite ikibazo gituma udashaka ko ninjira mu nzu nuko nanga ko ukandagira mu byondo byose reba do urabara iri kote reka ngende umucuruzi ubucuruzi kabisa urazi ko wagira amafaranga niyo mpamvu udakira amafaranga yose uyambarira mu myenda nta kindi kintu nanjye nshora amafaranga ndakwemera sha ndakwemera nkugurira agacupa hoya tujya nkugurira agacupa munemo agacupa sha njye muzane nkugurira kandi uraza muza ncuruza byeri ngewe none se ugiye kunjyana niye impamvu ushaka kwishe bamubwira
urasiga ko mu mwara urasiga harangaye ufunge none urasiga harangaye se funga nyine urasiga harangaye funga wafunga oya funga pe kanzani gufure funge gashama ariko kafungiye gutya birahaje nawe nta muntu umwe agacukunda bazakwiba muntu uzanyiba yewe nkubwira uduvi bazakwiba bazatwiba rero ariko ndi inyanga mugari reka twegeke y'intebe reka dushyireho intebe reka nta kibazo icyo nta kibazo nta n'umuntu umenye ko nta muntu hari baragira ngo ni hafi aho umuntu buriya ariko buriya usanga setarera nekera gwacu se bisigara umusaka uri bande Bijibe bitemwa Wiki amakuru gawe komera cyane ngomere mugo gw'amagori uri gukora mwiki mu rugo gw'amagori mwiki gihe mwaya masaha uri gukora mwiki uru rugo se fefe ntawe sinzira yatiri mukiye ntawe yewe agiye mu muri kananisha none se ukabungira kuri gukora iki hano ni bose unyiyemeyeho uravuze ngo mama na papa bose ni beza isanzwe ibaze nk'umubyeyi wabyaye umwana usa nkawe wamunyereka ni bisanzwe none wowe na munani fotokopi ubona dusa cyane uswagira ngo ahubwo n'ukuntu mwenda kurije uswagira ngo muri impanga umuntu atabizi neza ajya ngo muri impanga basi mbwira ngo urakoze umuntu akubwiye ngo uri mwiza urashimira ngiye bimbwire basi nyine mbwira ngo uri mwiza nabivuge ku mutima ndabivuge ku mutima ongera ko ufite isoni se uri mwiza Cyana ko kije cari y'amavubira umva se umva mwa vayo ariko twumvikana ako oya mbabarira umbwira numva se numva iki nyine mushiki wawe uziko nyine nawe wagiye ukiri iryori nta nubwo twese twari tuzi ngo uzagaruka mwana none se oya wenda wari uje kunyakira nza cyangwa se nakura byutse kugabanya kubwejagura ngo usobanure nyine mushiki wawe kugira gute ngo ngabanye kugira gute nyine urabizi nanje Bijibe waranyibagiwe iki byakubayeho ubwo rero kubiswa n'inguba wabaye siko ari ibintu birebire mwana we ntabyumva oya wikinga genda hari genda umuzane kamanze manikira supanete oya nda supanete genda uzane sisita aha ngaha njewe umuzane nyine reka Bijibe ko ntagabanya gusakuza subundi ibyo wakwigira byose kutarenda kundenza amavi ako nakurenza igisambu ngubeshe se tuza rero twumvikana iki utarenda wavamo n'urwasaya burya rega umutontomo w'ikibuno ko gutari turaga umusarane si umva rero mushiki wawe ikibuno ninde umusarane ninde ikibuno ninde umusarane ninde uhitemo kimwe mwibyo mushiki wawe ukuntu byaje kugenda ati warampemukiye no kuri kw'Imana kututambwiye yuko bose atazi yuko shema mwirukanye
ku bosi neza neza urabona udashaka yuko banyirukana kuko wajya umbaburira ngaho ibaze noneho aramutse amenye yuko mbifitemo uruhare cyangwa akamenya yuko ari imitwe twatetse atari ugusezera kwiwe ubu uri kumva ntabigenderamo koko oya nyine nanjye nagerageje uko nshoboye nyine ntabwo yuko ari we wasezeye nyine nk'uko nabikubwiye ahubwo ni ukumemukira kuzi ko kano kazi nakeneye ati wambabariye koko alright ntacyo nahinze ubwenge bwo hari uko nzabigenza basi se ibiceri byanjye ugura byohereza mbone phone isonye pe dore muri iyi minsi nifitiye n'ubukungu buri hasi rwose mbabarira mfite ubukene sibyo sawa reka nsubire mu kazi komera mwana wa mama amakuru gawe ndacahumeka kuki se utabanje kumpamagara ngo umbwire ko uraza nkwitegure koko aya nta kibazo kunyitegura si wacu hari iribi nta kibazo pe aya makuru g'iminsi se ndacahumeka nta kibazo ndi kubona neza umubyizi uraca gusoza kare none nezere ko turi bujye n'agashogoro nubizi ko ariko iwacu badutoje se bagomba gukora none si gwa mugani fefe ko kuvuga ari ugutaruka ibyo bivi reka tubiveho kiriya nshanze mu rugo co ni kivi nyabaki ikivi usanze mu rugo kiriya kivi nsanze mu rugo co ni kivi nyabaki ikihe Latifa umwari ari he Zamutse mu ijoro none yabaye iki ndabise njye nabonye yikubita hasi urumva ahubwo se umenya bimwe wambwiraga kuri telefone ari ukuri buretse gato Latifa ntabwo uburyo mumpamagayemo bisobanutse kandi byumvikana ndamutse sanze hari ikintu wamukoze uri kunyivangira wumva namukorera iki ko none yabaye iki mbwira ikintu yabaye byagenze bite nyine mbwira byagenze ni ya mitwe nyine kumwe wabimbwiraga njye nabonye yikubita hasi ariko ubu ari hejuru urabyumva niba atari imitwe ubwo yaba arwaye igicuri gusa uragira ngo ubwire ngo yabaye iki nze niteguye nzi ngo nje gusanganira fefe ngo mange ninja gukingurirwa ngingururwe na bijibi biju yo bije uriya ni umugabo wanje akose koko none akose urabitinyuka koko ariko hari ikibazo se ko dukundanaga magora mbinga fefe uratinyuka urashaka ndana gacece ndana kanunu wahishuriye musasa gwawe ariko kiki nje ndarakubwiye ariko ntaho wabyumvise neza ndakubwa ko ngiye gufata umwanzuro cagiye kuri telefone uzana kiriya kigabo gisa kuriya kwa magori iwacu mu rugo rwa papa na mama nje ndabizi ngo nukubera ngo unyangara gatayisamba afite ngo aturusha shafefe aho ngaho waracisha na hari ikibazo k'isambu uzi si impamvu ahubwo uzi ikibazo cari gihari ikihe reba nawe reba imyaka zose ukuntu ziri kugenda zirongera zirikuba kandi urabona muri iki caro cacu rwose abagabo nabibura nabonye nkunze ndavuga rwose n'ubundi naho nzabaho ngaho ngo nture ng'umusozi reka mwemere nyine duhita tuje kuba muri iriya nzu yacu nari kuyisiga hose urashaka kuvuga ko yakize se genda urebe ko atari muzima nyamuzamura abantu bitekera imitwe nanjye ubu nabyibajijeho nicyo usanze ndi gutekereza uburyo yari yahwereye nanjye nibaza ibibaye ariko aka kanya genda urebe ko atari muzima uragaruka umbwira wari he arimo hejuru mu cyumba hejuru
ariko si ubu koko ubu urashaje ku buryo washaka bije iyo bije neza neza ubu umusaza ubura izuba rimwe noneho ubuka ko ntibari kure yari yambenze se nari kongera kuja gukomereka ku mutima reka ndizera kutarakaye pepe ndanatuma ukomera ku mutima sibyo twasigaye turi imvubyi turirera bihagije ndakutagize kugira ngo byibura mve mu wondi we sibyo ariko noneho inama ngiye kugira ngo musaza wawe ndakwinginze bije iyo bija mubane muje mushaka handi muja muve mu rugo rwa papa na mama ego nyagasani mana yanje ngo ngwikira uranyirukanye nta nkwirukanye ariko bije iyo ababyeyi bacu baradusiganye none uramfasha uranjugunye yego nta bije iyo bije yaba kwa magori ntabwo bibagaho ntabwo ibyo bintu yawe ntabwo washakira mu nzu ya papa na mama fefe ntabwo ibyo bibagaho umwari habaye ni iki cyabaye wabaye iki wikubise hasi bigenze bite ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura detoxification ikura imyanda mu mubiri hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye amibe igifu umwijima diyabete asima sinezite abagabo batabasha gutera akabariro ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore witinya kumugana kuko aragufasha rwose muganga matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi amahuherano amategano ndetse n'akarande zo mu miryango muganga matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo muganga matovu ni metero 150 ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe ubuvuzi gakondo isoko y'ubuzima Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze